ndifuza ko duhera muri Carabao Cup tukaganira kuri uyu mukino ukomeye cyane uzahuza amakipe ya Arsenal n'ikipe ya Manchester City n'amakipe arimo kurwanira ibikombe ubu ngubu byose bikinirwa mu gihugu cy'Ubwongereza. Kuri page y'Iburayi Man City yavuyeyo ariko Arsenal iracyariyo, ariko se mu gihugu cy'Ubwongereza ninde uza kujyana iyi English Football League cyangwa se Carabao Cup? Derane navuga yuko mu by'ukuri ni umukino utegerejwe n'isi yose kuza kureba Man City na Arsenal. Man City ivuye muri UEFA Champions League. Man City irarushwa mu minota 9 na Arsenal. Arsenal iracyari muri UEFA Champions League, iracyayoboye shampiyona y'Abongereza, iracyari muri FA Cup. But Man City ifite umujinya w'intare yakomeretse. Manchester City ifite umujinya n'ibyo, ariko no mu mutwe ntago bameze neza cyane kubera uburyo Real Madrid yabasezereyemo batabiteganyaga. Nkurikije uko Pep Guardiola yateguye match ibanza akayishora haba winga batatu n'umwata kumwe na playmaker, wumvaga ko Madrid asa nk'uwayisuzuguye. Ishora haba abakinnyi benshi basatira ariko biranga imukubita ibitego. Na rero turabona ikarita y'umutuku ya kare cyane ya Bernardo Silva, bakubitwa ibitego barasezererwa. Psychologically nkurikije Pep Guardiola amagambo yatangaje nyuma muri press conference, nabonaga asa nk'umuntu ubaye desi cyane gusezererwa n'umutoza nka Alvaro Ribeiro, ariko byamubayeho. Afite rero urugamba rukomeye cyane rwo kuzamura morale y'abantu basore be kugira ngo bataza gusubira inyuma mu mitekerereze yabo kuri iyi match, kuko Arsenal bagiye guhura n'ekipe nziza mu nguni zose ushobora kuba wasobanura. Imwe mu ekipe muri no mwaka w'imikino i Burayi imaze gutsindwa match nkeya, match 3 zonyine mu marushanwa yose. Iya mbere buriya ni Bayern imaze gutsindwa match 2 zonyine ku mugabane w'Uburayi. Arsenal ni match 3 zonyine muri match zigera kuri 49, batsinzemo 37 banganya match 9, batsindwa match 3 gusa. Ushobora no kuwita tunazibuka match ya Liverpool kuri kofre ya Dominic Szoboszlai, ni match ya Aston Villa muri championnat, ni na match ya Manchester United. Nizo match 3 zonyine Arsenal imaze gutsindwa ino sezo. Arsenal no muri match 5 ziheruka itsinzemo match 4, inganya match 1. Manchester City mpamvu ngubwira ko umutoza Pep Guardiola afite urugamba rukomeye cyane rwo kubazamura morale. Muri match 5 ziheruka batsinzwemo match 2, banganya match 2, batsinda match 1 yonyine. Bisobanuye ko na recent form cyangwa se ko amakipe yarahagaze muri iyi minsi bitegura kino gikombe, ntago Manchester City psychologically ari byiza. Kandi ari na byinshi umuntu ashobora gushingira habona ko Manchester City uno mwaka w'imikino ntago bari, nubwo tubonye basunika Arsenal kugera mu minsi ya nyuma ya shampiyona, arabura match zikabakaba 8-9, ariko Pep Guardiola amaje kugaragaza ibimenyetso byinshi ko ekipe mu buryo bwa mental strength igifite byinshi irakinga, igifite ibintu ibura. Barayimubaje akimara gusezererwa na Real Madrid, aravuga ngo iyi groupe se ntago mubona ko turi muri transition imaze imyaka 2, murebe umubare w'abakinnyi dushyizemo mu gihe cy'imyaka 2, dukoze imibare tubona ni hafi nibura 75% abakinnyi ni bashya. Berekora abo bagigidon na Roma, ugiye kuri ba Aitinuri, ugiye kuri ba Abdukodir Kusanova, ugiye kuri ba Abarian Sherki, ba Antoine Semenyo, ba Magehi, ni benshi cyane ku buryo Manchester City kugira ngo wumve ko psychologically Pep niseza ahubwo ngiye yangaragarije ko ari umutoza w'umuhanga cyane. Muri Premier League ifite igitego kimwe cyavuye kuri bench. City iri kuri journée ya 30, ariko igitego kimwe cyonyine nicyo cyatsinzwe n'umukinnyi uvuye kuri bench. Ariko still akaba Arsenal yigejeje ku munsi wa 31 igezeho, benshi babonaga ko ashobora no kuyimanura, kandi Arsenal ikagaragaza ibimenyetso ko ikoze fopa Manchester City yayicaho. Ariko iyi kipe ihatanye na Arsenal ifite igitego kimwe cyonyine kiva kuri bench na assist imwe. Zone ngo ni uruhare rw'ibitego 2. Mu gihe Arsenal abasimbura bayo bamaze gutsinda ibitego 10 muri championnat na assist 11, bamaze gukora uruhare rw'ibitego 21. So ahangaha byahita binaba na factor muri uyu mukino. Suppose Manchester City half time iragayitse, iratsinzwe, ese Pep Guardiola afite ibisubizo bishobora kuva kuri bench bigatanga intsinzi?
wenda ku gikombe biba binyuranye ntabwo ari kimwe no muri shampiyona burya igikombe nyine aba ari match imwe iri finale mu makipe yombi umukinnyi ashobora kuva kuri bench kuri uwo munsi akaba intwari ariko ntago ariyo story ntago ariko bimeze dukurikije uko shampiyona irimo igenda. Manchester City muri 2026 kuva mu kwezi kwa mbere ifite ibitego 3 byonyine mu gice cya kabiri. Igice cya kabiri cya Manchester City giteye inkeke giteye impungenge ku buryo Arsenal ishoboye no kurivariza half time ikayisoza neza iri imbere muri resulta cyangwa yanganyije. Amahirwe menshi nuko Dezio mu Arsenal yatsindira. Arsenal ifite abasimbura barimo bakora neza. Isaac Gyökeres ari kubanzamo, Bukayo Saka ari kubanzamo, rimwe na rimwe Trossard cyangwa Gabriel Martinelli ibumoso, ariko bantu ni Madueke ba Kai Havertz binjiramo ba Martinelli mu gihe Trossard yabanjemo barimo baratanga ibisubizo bitsindira Arsenal. Now byansubije muri 2026 gusa ndavuga ndireka ndebe ubundi ubusatirizi bwa Manchester City buhagaze gute. Nsubiye mu mibare yabo bintera impungenge mbona ko iyi match bayinjiyemo Pep afite byinshi byo gukosora no kwirinda kuri no mukino mu bijyanye no kudapanga ikipe ifite uburinganire nk'uko yari yabigenje kuri Real Madrid. Foden amaze imikino 15 nta gitego. Doku amaze imikino 13 nta gitego. Erling Haaland muri match 18 afite ibitego 5 byonyine. Erling Haaland we biteye n'impungenge ruvuyanga kuva mu kwezi kwa 8 kugera mu kwezi kwa 12. Ubwo ni kuva shampiyona itangiye mu kwezi kwa 8 ubu yaratangiye hagati mu kwezi kwa 8 kugera ukwezi kwa 12 kurangiye. Yatsinzemo ibitego 25 muri match 25. Ariko kuva mu kwezi kwa mbere kugera muri kwezi kwa gatatu hagati turi tariki 21 Erling Brot Haaland amaze gutsinda ibitego 5 gusa. Kandi Manchester City muri icyo gihe ikinyemo match 21 harimo match 18 yagaragayemo ariko afitemo ibitego 5 gusa. Abasesenguzi benshi bavuga ati Pep no mu gusubira inyuma kwe kubona ku gikombe cya shampiyona asa nk'usubira inyuma na Real Madrid kamusezera muri buriya buryo nuko umukinnyi yagendeyeho cyane kuri resulta muri fazare mu gice kibanza cya shampiyona no mu marushanwa yose nuko yasubiye inyuma muri forme. Yasubiye inyuma ntagakiri gutsinda ku rwego yatsindagaho mbere. Urabizi ko twigeze no kubigarukaho tukabona match nyinshi Pep Guardiola atakaza nuko Erling Haaland atabaye mwiza. Ushobora kwibuka match batsinzwe ya Tottenham, ushobora kwibuka match za Brighton zageze bakura amanota, ushobora kwibuka match ya Manchester United. Inyinshi nuko Erling Haaland atigeze aba mwiza muri iyo minsi. Wajya kuri Ryan Cherki muri match 21 afite ibitego 4 gusa. Omar Marmoush kuva yava mu gikombe cya Afrika akiniye match 14 atsinze ibitego 5 gusa. Kandi muri zo match 14 nibura yagize uruhare muri match 9 gusa. Umuntu uri mugerageza muri iyi minsi na Antoine Semenyo kuva mu kwezi kwa mbere bamuguza bamukura muri Bournemouth. Ku buryo nanashima cyane akazi Manchester City yakoze yo ko kongeramo Antoine Semenyo. Ese bataza kumwongeramo ubundi Arsenal yari kubibarusha amanota arenga 9. Kandi Antoine Semenyo muri match 16 akiniye kuva yageze muri Man City abatsinda ibitego 7 na assist 2. Nibura bakoreye ibitego 9 mu marushanwa yose. Ariko nawe yubisesenguye ubigiramo impungenge muri izi match 16 ibikorwa byose by'ibitego 9 akoze yabikoze muri match 7 gusa. Urumva ko hari inconsistency, hari ukudahozaho mu busatirizi bwa Manchester City na Pep Guardiola. Yasobanuye avuga ko abakinnyi benshi ari bashya bityo bakwiye kubaha igihe bakamenyerana. Kuri Arsenal bo intego Arteta yamaze kubiganiriza abasore yarababwiye ati mbona mufite ubushobozi ko bijyanye n'uburyo duhagaze muri no mwaka w'imikino gutsindwa match 3 gusa muri match zikaba 49 dufite ikipe ikomeye ku buryo tubigize intego twatwara ibikombe 4. Duhereye kuri iki cya Carabao Cup, Premier League dufite amahirwe, Champions League turimo dufite inzira nziza bazahura na Sporting. Niba komeza bashobora guhura na Barcelona cyangwa Atletico Madrid na makipe yo mushobora kuba waprofita ibyiza badafite by'umwihariko mu kugarira ukaba watsinda ukagera kuri finali nta umenye ibyayo. Avuga ati ibikombe 4 tugakora amateka atarigeze akorwaho mu mwambaro w'ikipe ya Arsenal n'umutozo ari we wese tukabikora. Kandi iyo mbonye ku bushobozi mbona mubishoboye. Nicyo nari ngiye kubaza Nepo, ubushobozi burahari bujya ku bikombe byose birimo gukinirwa na Arteta? Ya Arteta ubushobozi burahari kuko Adela bigarutseho neza na equipe yatweretse ko ya effective nini
vugagaho bafite mbere yo gutangira iyi sezo ari nacyo bajyaga babura mu gihe Arteta yajyaga abura ibikombe akarangiza ari uwa kabiri nko muri Premier League ugasanga muri Champions League aviriyemo muri za kimwe cya kabiri na za kimwe cya kane gutyo cyari ikibazo cya effective ariko uyu munsi turimo turavuga equipe ya Arsenal ifite effective nini ijya no gutangira iyi sezo umwaka w'imikino twabonaga yuko Arsenal ifite ama equipe abiri kandi yose yaza gatanga challenge ejo bundi yaravunitse witwa Juliet Timber ariko tubona Christian Mosquera iburyo hakinnye neza twibukiranya wenda nubwo Ben White ataragaruka ariko nawe n'umukinnyi wagiye akina kuri urwo ruhande bafite n'izindi option bashaka kuba bahakoresha ni ikipe ya Arsenal yatweretse ko iyo effective nini mutoza Arteta amenye uko yayibyaza umusaruro turabona performance z'abasore nk'abantu ni Madueke ubundi Arteta uko twari tumuzi ni nazo mpungenge abakunzi ba Arsenal bajyaga bagira Arteta ari umwe mu bakinnyi kuvagira muri Arsenal yubakira cyane cyane kuri 11 badahinduka ugasanga na bake yarafite muri groupe wenda bataramuhiye groupe nini Andrea Berta taraza ngo abikoreho ugasanga nawe hari abafite yakabyaje umusaruro ariko ntabagirira ikizere tuzi situation y'abasore nka Baetani Nwaneri kandi baravugaga bati nibyo uramwibuka ari uko Bukayo Saka yavunitse ariko kuki utegereza ko umukinnyi runaka avunika kugira ngo akweretse n'umunaniro kugira ngo bashe gutekereza undi kandi wandi umutekerezo utarigeze umugirira ikizere ngo umunamureme mu ikizere ariko nawe yagiye kuri pressure y'iyi group arabizi yuko performance mbi zajyana no kwirukanwa kwe yabashije kubyaza umusaruro navuga ko groupe yose muri rusange mwezo bundi abantu bamukritise kuri match ya Everton kubanza hanze yitwa Victor Gyökeres ariko buranakunze n'ikindi kintu Arteta agenda twereka ko akuraho agenda aba wa mutozo ushobora kumenya uburyo managing umukino bitewe n'uko adversaire akina cyangwa se n'uko aje buriya kuri match ya Everton Arteta ntiyarakeneye umwe mu bataka bashaka kuba muri cya gice kibanza cyangwa se mu gice cya mbere match gitangira wamwata kugumana n'abadefenseri kuko urebye imikinire ya Everton n'abadefenseri barebare bafite imbaraga tegereza ko rutayizamu baza kujya navuga mu madiweri bakunda urugamba ruri physique uyu mwataka bahaye icyo kintu bararyoherwa cyane none Mikel Arteta aravuga ati ntabwo nkeneye rutayizamu ujya muri ayo makumba physique nabo oya nkeneye rutayizamu wideprasa bigatuma bamukurikira none aba bakinnyi ba Bukayo ndetse n'abandi bari mu mpande n'abantu ni Madueke bari babanjemo kuko ari abakinnyi bazi exploiter ama espace vide ni mwiza muri tekoni gutwara umupira umwe kuri umwe yamutwara witwa none Madueke ndi espace akahita yibyaza umusaruro aravuga ati reka nkiremo babakinnyi navuga ko bagenda bakora bideprasa bakora muvoma hariya ku gice gisatira yaba none Madueke yaba Bukayo Saka ndetse na Kai niyo mwana nayibonye uburyo bagendaga baperimeta nibyo bishobora kudatanga igitego ariko twabonye ama occasion nka Kai yagiye arata ariko muri cyagiye baba defenseri bamaze kubinoge noneho ushobora kubazanamo umuntu nka Victor Gyökeres noneho we ugifite imbaraga umeze fresh mu gihe bo batangiye gucoka noneho nawe ya mipira icaracara muri boxi yaba afite uburyo aza kwitsinda kandi afite espace nini aza gukiniramo niyo mwana abonye igitego cyitwa Victor Gyökeres nibwo buryo yagitsinzemo yisanze ari wenyine kandi baba defenseri central ari babiri nta numwe umumaritse ubwo ngo ni imibare y'umukino kuri Mikel Arteta harimo na cya kintu cyo kubyaza umusaruro ya effective buriya hari ikintu abantu bagomba kumenya Arsenal turavuga ko ari equipe yatsinze ibitego byinshi cyane ku bakinnyi baturutse kuri bench 11 ndetse na assist 10 umukinnyi ufite ibitego byinshi cyane aturutse kuri bench burya ni Victor Gyökeres afite ibitego bitatu agakurikirwa na Gabriel Jesus na Mikel Merino buri wese afite bibiri ukagera kuri Max Doman ufite kimwe Trossard na Martinelli na Bukayo nyine nkuko nabigarukagaho icyo bivuze niki avuga ko nyine ni ya groupe nini afite abasha kugira uko ayibyaza umusaruro ikamufasha no gutsinda match nyinshi bigaruka kuri cya kibazo Ruvuyanga yarabajije kigana kurwa ngo Arsenal ko kifite ubushobozi bwo kurwanira ibi bikombe Man City yarayorohereje muri champion bituma gap nini subiramo bituma bagira igihe kintu cyo kwitekereza noneho bakarwana ni Carabao bakarwana na Champions League gutekereza yenda kugera kuri zo za demi final bavuga ati ikipe ikomeye yaba ari Barcelona mutse yagezeyo iyi groupe ko kurabona ko byibuze Mikel Arteta kugenda agirira ikizere aba basore nka Max Doman ndetse n'aba bagenzi baba bari kuri bench ndetse no gukoresha groupe ye neza no kumenya uburyo aje n'umukino bitewe na adversaire agiye guhura nawe yatweretse ko bitabaye bya indi mutoza yenda mu minsi ya nyuma ashobora kwivangira hajema kandi ga pressure yatweretse ko ubwo bushobozi abufite
Adera hari ikintu kimwe nakongeraho kuri Man City byinshi wanabivuze twemeranye koko Man City kuri Pep Guardiola ari kubaka ikiragano gishya umuntu umwe niyo waza nsetsa arambwira ngo Pep Guardiola na Arne Slot bari mu ishuri rimwe atariko Pep aruhisha Arne Slot yaba ari umusibira muri ibyo bintu buryo umusibira cyangwa se umusibire ari uburyo afite notion ku bintu muri kwiga muri uwo mwaka kuko aba yarabibayemo umwaka ushize atarabaye mwiza muri byo ariko byibuze ntabwo asubira muri ya myanya y'inyuma hari uburyo yideburiya mugera nko ku mashapitire akavuga ati iyi hari notion nyifiteho buriya niyo mpamvu umusibire kenshi iyo ari wa muntu uzi kwitekereza akamenya ibyamugoye agaruka noneho mu myanya y'imbere abameze nk'uri gukora etide y'ibyo mwaka burya no mu myanya z'imbere kuki uwo muntu twaganiraga kuri ako kana yavugaga ati buriya na Liverpool bisa nabyo bari kubaka ikiragano gishya byajemo n'imikinire mishya ku muntu mushya mu bintu ajemo nibyo yakoresheje ya groupe ya Klopp muri za mbaraga bari bagifite atwara icyo gikombe ariko uyu mwaka bimusaba noneho ko ya groupe nshya kwa kubaka ibintu bishya ukuboko kwawe wabonye ko byamugoye ariko Pep Guardiola nubwo tubona ko bimeze bityo Aderari yabigarutse aho abera umutoza mwiza ibikombe byinshi hari ibyo akirimo iyo Carabao yayitwara na shampiyona ku giti cyarakubwira ati why not Arsenal tatakaza ko Premier League igira ibyayo uri kumva FA Cup aracyarimo kuvuga ngo sibye Champions League we yakubwira ko ibikombe bitatu ashobora gushakamo bibiri kandi ukaba wamwumva niyo rero navuze ngo nihatandukana na Arne Slot tubyemeranye ko icyo kiragano gishya ari kurwana no kubaka twarabonye abakinnyi benshi ni bashya muri ya amakipe manini bavuye no muri ligue zitari Premier League bamwe ariye bagera muri izi match nk'ubu yarabivuze muri Champions League Semenyo badoku muri Champions League yabo ya mbere iyo bageze Magei n'ubwa mbere Itinuri n'ubwa mbere nubwo tuvuga ngo Magei urakoze cyane Bakusanovu muri lance yaje ateye yakinnyeho cyagiye bakina Champions League icyo bishatse kuvuga hari uburyo ari kurwana no kugira ngo nawe yubaka indi ekipe y'igihe kirekire nayo mpamvu baguza abakinnyi batoya niyo yava muri Man City n'undi mutoza uzaza azaba yaramaze kubatyaza ku buryo bamuha umusaruro ariko ku kandi kantu ubona ko Pep Guardiola ari kugorwa nako ari nawo ngensa nkaho mutera ibuye ni nabyo Fabio Capello yavugaga Pep Guardiola gabanya kuvumbura ni umutoza mwiza turabizi rwose afata riske pe buriya nta nubwo aba successful utafashe riske mu bintu bimwe na bimwe ariko nawe hari igihe arengera ruvuya ufite abakinnyi utubwira ko ari bashya natwe turabyemera experience ntayo ariko utangiye no mu kibuga kubahekeranya ugiye gukina na Real Madrid en plus uri iwayo uzasoreza mu rugo ekipe uyizanye idafite uburinganire uziko nkora reka nk'urugero abawinga batatu mwata kumwe na ni naho hantu njyewe naringiye kugana ibindi Aderari yabivuze neza cyane Man City bajya gukina na Real Madrid wabonaga mediane yubakiye mu buryo bwo kurekipera ku muntu umwe witwa Rodri we cyane uziko Rodri uyu mwaka muri Man City Man City yatsinze match 8 zonyine muri 18 Rodri yabanjemo kandi tuzi yuko ubushize Rodri ataragera yamvune Man City yatakaje match imwe urabyibuka ngo yabanjemo match nyinshi twigeze kuzigarukaho igeze gusunika imikino irenga 50 unbeaten byihariye ari mu kibuga adatsindwa ariko uyu munsi kuva avuye mu mvune cyangwa se muri ibi bihatameze neza Man City muri match 18 isezo Rodri yabanjemo batsinze 8 zonyine kuvuga ngo 10 barazinganyije baranazitakaza au contraire Pep cyagiye yizeraga Nico Gonzalez Man City yatsinze match 21 muri 26 niko yabaga yabanje muri mediane bivuze iki abantu bavugaga bati Rodri nibyo uramugaruye hari experience afite yatwara bari umunabe hagati ya Tijani akina box to box cyangwa se Nico Gonzalez akina gatandatu Rodri kuko ari n'umubora ni mwiza muri za deuxième ballon zigarutse afite amatire doruwe babaye bari kumwara uburyo na Man City na defense yifite ikibazo Adera hari uburyo yagira balance haba harimo uburinganire hari uburyo uburinganire bwaba burimo nicyo cyumvikana urakoze cyane nireka ngwerega urugero rundi rworoshye kuri match retour bakinnye na Real Madrid wabona ko ikipe yagize uburinganire atarabona carton rouge y'uwitwa Bernardo Silva wabonaga ko Real Madrid iri gusufra yayikontroye kubera iki yazanye Tijani hagati ya Bernardo
n'uwitwa Rodri bivuga ngo Tijani ni mwiza muri recuperation kuko box to box arayikina byibuze wabonaga ya mediane ya Real Madrid baba bafitemo abakinnyi benshi nabo batangiye kugira akantu ka souffrance biri bubobrije ko imipira bayisorera mu mpande bakareba uburyo igera kwa Vini badatinze muri mediane kuko Real yabonye ko uko bakontrolaga umukino mu gice cya mbere cyane cyane muri mediane byahindutse kubera ko Retour Pep Guadiola yaje ari mushya yaje ataborohereje noneho icyo kintu nge nicyo mwifuzaho kuri iyi match icyo kintu cyo Nepo kuri iyi match yirinde gupanga ibintu amazi igihe adakoresha yego kuko no kuri Madrid nicyo cyamukozeho match ibanza tumaze igihe tubona Mathias neza mwiza kuri kabiri ariko uzanya Abdukodir Kosano tumaze igihe tubona Ryan Knight nurakina neza gatatu uhagaruye Nico Leiri umukuye muri mediane kandi yaramaze iminsi afasha Rodri neza cyane ukoresha n'abawinga batatu Retour urayibonye ko wakoze amakosa none uyigaruye uyipanga nk'uko umaze uyipanga so nibwo yagaruye Nunez kuri kabiri agorora Itinuri kuri gatatu hagati Rodri na Bernardo na Tijani at least ayishakira uburinganire kuri icyo Nepa avuga no kuri iyi match Pep yirinde gutekereza ibintu amazi atajya koraho ni ibintu atajya koraho twajya tubona ingero nyinshi turibuka asezererwa za Olympique Lyon muri Champions League yapanze Gundogan gatandatu tukabona kubiswe na Chelsea kuri finale ya Champions League afite umukaseri mwiza nka Fernandinho kuri uwo munsi ugasanga yakashishije Gundogan bakibaza se Pep kuki game munini ukunze ko overthinkinga cyane now abatoza bombi biteganijwe ko baza guhindura abazamu Gigi Donnarumma ashobora kutabanzamo amahirwe ni menshi cyane kuko match zose z'igikombe zirimo zirakinwa na James Trafford no ku rundi ruhande Arsenal match zose z'ibikombe zirimo zirakinwa na Kepa Arrizabalaga kuri Kepa ndagira ngo mbwira abantu fana Arsenal nibaza kumubona mu izamu bamenye icyo umutoza amutekerezaho amutekereza amuhighlightinga lately amuratinga lately amuratinga highly donc ni umuntu yubaha cyane ni umuzamu yubaha kandi afite ubushobozi bwo kumuhereza igikombe nk'iki ngiki yamwizeye Kepa isezo amaze gukina match 9 gusa binyuranye na match 40 za David Raya ino sezo Raya niwe munyezamu mwizi Burayi ko ni nawe munyezamu ufite clean sheet nyinshi ku mugabane Burayi afite clean sheet zigera kuri 20 nimwe muri match 40 harimo 15 muri shampiyona ejo bundi muri match ya Everton harimo 15 muri shampiyona ariko Kepa muri izi match 9 akinnye harimo imwe ya Champions League harimo 3 za FA Cup harimo 5 z'iki gikombe cya Carabao Cup kandi match 5 nazo Arsenal ikinnye mu kugeza igeze finale mu rugendo ruyiganisha kuri finale muri izi match 9 yinjijwemo ibitego 7 gusa match enye yashoboye kuzisoza nta gitego yinjijwe uyu muzamu yabaye intwari muri kimwe cya kane bakuramo Crystal Palace kuri penalty kandi muri urugendo rugera kuri finali Arsenal utagira ngo yarorohewe Nepo yahuye n'ikipe imwe yonyine itari yo mu ciciro cya mbere yitwa Port Vale naho ubundi yahise ihura na Brighton ihura na Crystal Palace ihura na Chelsea kuri finali igiye gura na Manchester City cyane ngo nibura amakipe 3 ya Premier League barahuye Kepa yose yashoboye kubonamo intsinzi muri match 5 yinjijwe ibitego 3 byonyine ku rugendo rugana kuri finali so bisobanuye ngo numunyezamu uhagaze neza Arteta yizeye ko kuri icyo shatse kuvuga yaruhukije Raya umukunzi wa Arsenal kutabona yo Raya mwizamu icyadera aravuze kandi gikomeye umuzamu nka Kepa umukunzi wa Arsenal namubona mwizamu aze gusobanukirwa impamvu ari muri iyi mikino reka nkubwire ejo nibwo Thomas Tuchel yahamagaraga wenda nakanyuzemo yahamagaye umuzamu witwa Jason Steele wa Brighton uyu muzamu wa Brighton siko nta mukino n'umwe arakina muri Premier League ni umukinnyi w'ibikombe we yikinira amakarabao n'ama-FA ariko umutoza avuye ngo ku bunararibonye bwe ku myaka hafi 35 niba ntibeshye aravuga ngo yamukurikiranye cyane amwitaho performance agira muri ibi bikombe akina asanga ni umuzamu agomba kuba afite hafi aho ashaka no kutamujyana n'urugero mu gikombe cyiza ariko yamuhamagaye kuri hano kubwira abandi afite barimo na James Trafford wenda ukina ibyo bikombe aturamutse ukoze ikosa cyangwa se wagira performance mbi mu mikino yabisigaye mbere yuko tujya mu gikombe cy'isi yasigaye icyo navugaga rero ni iki kuri Gerard ahita soza tubwira kuri James Trafford yavuga kuri James Trafford hari akantu kamwe kuri cya kintu ari naho nge nahita nsorezaho kasoreza kuri iyo point
cya kintu twavugaga cy'abakinnyi Pep Guadiola akeneye kwiringira cyangwa se kwizera bigaragara ko gacya bazana bamuha umusaruro twavugaga nka Niko uzi ko muri match 6 zeruka Niko abanjemo match imwe akina iminota 90 Tijana abanjemo match imwe ariko mu minota 170 yakennye yonyine muri match 6 zeruka Rani Sheriki tuzi ugeze kugira assist zirindwa akanganya na Bruno tukabona ko we na Haaland basangaho batangiye kuba abayobora umukino mu bigendanye no gutanga ayo assist kuri bagenzi babo icyo gihe ni nabwo Haaland nubwo atatsindaga yatangaga assist tukavuga ngo Semenyo yakahora ku kazi ko gutsinda nibyo muri iminsi mu gihe aba adversaire bahagugiye kuri Haaland ariko twaramubona agatanga assist ariko bigaturuka kuri combination yakunda kugirana n'uwitwa Rani Sheriki muri match 6 abanzemo ebyiri ndavuga 6 zeruka akiramo iminota 264 nge na confirmaga kakano n'ubundi Adelari yavugaga menya umwiza ufite aka kanya menya wakugirira umumaro menya wagufasha gutsinda match kuko iyi ni match y'igikombe ntabwo uzagira returu ntabwo uvuga ngo nindamuka nyitsinzwe mfite returu yenda icyo gikombe kizagaruka mu yindi match dukine oya Arsenal yabigitwaye